Ndatekereza ko kubera nk'amashuri hari umuco meza mubi leta yatangiranye kugira ko iri kugenda yikosora wo kutoza abaturage ko leta ari umubyeyi. Ubundi hari impamvu na mbere zagombaga gutuma abanyarwanda babyara cyane, leta itari ifite ikintu yabikoraho. Abanyarwanda batakaje abantu benshi muri jenoside yakorewe abatutsi, sibyo? yego Nyuma yayo rero imiryango yari yarabuze abantu, kubwira umuntu ngo yibyara kandi akeneye kurema andi maboko no kureba ko ntabwo wasimbuza umuntu wagiye, ariko basi uvuga uti mfite abandi bantu. Abantu bagombaga kubyara mwa biriya bihe. Aho ufite miliyari ngo ufite umwana umwe babiri, uvuze ligasi ni iyihe? Umwe yakubera ikibuga ukabura aho. Hari ibintu bitemera innovation. Njye banivugiraga nazanye urwo ryo nshaka kwivugira amativeti. Ibi bintu bya general education twese bituma turimbwa bamwe kandi tubeshya abantu ngo twarize. Igihe kirageze ngo leta inabica intege. ntekereza ko ari compliment kuba ufite imyaka 92 ugifite umutwe ukiri sane wumva wabasha no kuyobora igihugu. Awufite biriya ni ibibazo Afurika ifite. Umuntu w'imyaka 92 arajya kuyobora igihugu agiha iki? Arashaka indi manda, arashaka kuva ku butegetsi afite 100, asaba atanga iki se? Ni ibibazo. Nta kintu na kito azaniye abanyakameroni. Ariko ntabwo dusoza ntakubajije kuri minisitiri w'ubuzima. Twamubonye muri siporo rwose ari kubwira abantu abagabo bagaterera hejuru bagakoma amashyi, akavuga ati rwose ubu ngubu hari tekinoloji kuvumburwa mu muvurire, mu minsi iza agashinge karaba gahagije kuba umuntu yakitera mu mezi 6 akaba atakandura virusi itera sida. Noneho bihuye n'ibyo twaganiraga, ntibishobora kurangira ya mibare ivuye kuri miliyoni 14 noneho tukabona miliyoni 114 mu minsi mike. Ariko nshyizemo na hyperbole aho ngaho. Ni igisubizo ariko gihetse ibindi bibazo. Yego, amahoro y'Imana bane namwe mukunda One Nation Radio Diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Turi kuganira byinshi bitandukanye, turi kumwe n'umusesenguzi wacu tubana Yves Nkuyemuruge. Yves, ni byiza cyane kubana nawe, tuguha n'ikaze imbere ya kamera ndetse na mikoro za One Nation Radio. Ndabashimiye cyane, nanjye nezezwa no kubaha rwose. Ni ukuri kw'Imana natwe mugira audience y'abasirimu cyane. Okay, ni byiza cyane. Se buriya nimwe mwabiremye ko mugira audience y'abasirimu cyangwa nibo babyikoreye? Hano tugira kategori zitandukanye z'abantu. Niba muri audience dufite harimo n'abasirimu, no kuri n'ikintu abenshi ni abasirimu. Ndeba ibitekerezo batanga mukabireba pari raporo y'imiyoboro itandukanye, hano banama abantu b'abasirimu. Ariko biterwa nanone n'ibyo dutanga. Ibyo dutanga bishobora kuba bihura n'iyo audience wari uvuze ruguru. Byashoboka cyane. Nyemerera tuganira, ni byinshi byo kuganira nawe, hari byinshi byo kuvugana nawe. Tuba dufite amakuru twateguye, ariko ntabwo tuba dutangira amakuru gutyo gusa tutahereye ku tuntu dutandukanye duhari. Hari abantu mbona bakora ibintu nkavuga ese bo bashobora kuba bari mu mutima wa Yves, cyangwa bari ukuntu yabivuze kera wenda bagatangira kubyumva, kuko hari barura rusange ryabaye mu minsi ishize. Urabyibuka Yusufu Murangwa ahera kuri ofisi y'umukuru w'igihugu bakabarura. Burya rya barura ryarangiye risanga turi abanyarwanda muri 2022 abanyarwanda twabaye miliyoni 3, miliyoni 13 n'ibihumbi 200 bisaga. None ubu ngubu NISR ubwo ni ikigo cy'igihugu kibarurisha imibare, cyo cyatangaje ko kuri ubu ngubu abanyarwanda bageze kuri miliyoni 14 n'ibihumbi 100. Nuvuga ngo biyongereyeho abantu hafi miliyoni mu myaka 2. Abantu bari kwiyongera, abanyarwanda bari kwiyongera miliyoni imwe mu myaka 2. Nyina za mpinduka rero ubona
rimwe na rimwe abantu ntibazumve ariko hari ibiba byiyongereye. Mm. Muri u Rwanda ugiye no kureba muri izo miliyoni 14 n'ibihumbi 100 abenshi ni abajene. Abajene icyo bisobanuye abakozi. Hari ibindi bihugu uzasanga bifite ibibazo uyu munsi by'ibyo nakita piramide d'âge iri renversée. Piramide d'âge iri renversée mbaye nk'ushushanya y'abantu babyumve, cyangwa se urukiramende rw'imyaka rucuritse. Bimeze nk'ayandi y'amakuru. Hejuru bikaba bimeze gutya, bimeze nk'amakuru. Bacuritse rumeze gutya. Yego. Abantu bakuru ni benshi, barumuna b'abasaza, abasaza ni benshi, barumuna b'abasaza ni benshi, amajigija n'ibikwerere baraho, abasore n'abana ni bato. Ni bake. Ni bake cyane. Ariko twebwe niba ubona ejo bundi twarebaga abari gukora ibizamini bya tronc commun n'abasoza yisumbuye basaga 250. You get me? Abakora ibizamini bya tronc commun n'iby'abasoza yisumbuye 250. Assuming ko buri mwaka umwe mu myaka y'ishuri urimo abanyeshuri bangana gutyo. Assuming. Wahita usanga muri cycle supérieure dufitemo abanyeshuri 750. Sibyo? Ubwo utarangije imyaka 3. Ego. Oya ntabwo byaba ari byo. Wahita usanga dufite abanyeshuri bagera kuri 1.5 miliyoni. Hari uko bimeze. Buri mwaka dusanze tufitemo abo bantu. Muri niba abari gukora examen ya tronc commun n'abakora supérieur mu wa gatandatu ari 250. Sibyo? Abari mu wa kane, abari mu wa gatanu no mu wa kabiri 250. Tayari. Abari mu wa kane no mu wa mbere 250. Ubwo ni miliyoni. Sibyo? Imwe ni 250. Oya biracyari 750. Ariko noneho dufite n'abandi bari primaire. Sibyo? Wahita ubona ko dufite kandi bose abo tubara ni icyiciro cy'abantu bakiri bato. Kuvuga ngo twaba dufite abantu biga batari munsi ya miliyoni zingahe, 2 hafi 3. Barabarangije. Njyewe sindi umujene mu Rwanda, bahamagara abajene sinaza. Nubwo imyaka y'urubyiruko yo nayivuyemo kandi ndabyishimira kuyivamo. Ariko bayize 35. Ni 35 abantu bashaka gukecura bakitwa urubyiruko. 35 ntayo ndagira ariko 30 wagiye. Uri kubyina uvamo. Hashize imyaka irenga 10 ndangije secondaire. Sibyo kandi akitwa umujene. Noneho bara abantu twarangirije rimwe. Kandi nize nkuze wibaza bize barangirije ku myaka. Uragira uti nubwo mbona nize nkuze. Nje bamwe mu bari mu banyigishaga twendaga kunganya imyaka. Hari inkuze rwose. Se umuntu arangije secondaire ndengeje imyaka 20 hafi 22 nimba nibeshye. Ntabwo ukuze cyane. Hari abo twiganaga mu wa mbere bayifitiyo. Numvaga uri kujya muri iyo wa mbere secondaire. Mu wa cyane rwose hari mu twiganaga ntabwo nabavuga izina ariko ubona ko ari mama mukuru rwose. Aba ari amaka exceptionnel. Ariko njye ndabizi ko nta nubwo ari njye ari mukuru mu ishuri cyangwa mu kigo. Muri iyo myaka yacu gusubira inyuma kurangiza ishuri ufite 22 ntabwo ari ibintu. Okay, muri iyi minsi cyaba ari ikibazo. Ariko muri ya myaka kubera ariko ubwo urumva ibibazo byari bihari. Nk'abana twiganaga harimo bamwe nabonye banavuyemo abantu bakaze agakara akiri umwana jya kwaka serivisi mu kigo ayoboye tawikandagira kandi twaramwitaga bucura. Baracyaharabo. Ndi kubivuga gutyo nkunda kwiganirira muri langaje yoroshye. Abantu bavuye mu mirimo barushye ntabwo mashaka gukoresha imvugo ziremereye ndakagira ngo ndi gutebya cyane. Ndi gushaka kukwereka igihugu abantu gifite bakiri bato ukuntu bangana. Ariko uracyahagarara ku maguru abiri ugashimangira ko ubu bwiyongere budakabije. Nta kintu na gito bukabije. Ikibazo dufite what is the quality? We were talking about quantity. Sibyo? What is the quality?
ese kugira ngo tuticuza nyuma iyo quality irahari, hari gahunda yo kuyizana. njye nabeshye Nanone ko kurunda abantu ku isi quality quality nyibonamo itaraza, ikibazo, quality nyibonamo ese ikibazo. ntitwagategereje quality ikabanza ikaboneka kugira Oya, ngo tujye muri quality quantity? izazanwa n'ibibazo. Mm. Tugomba kugira ibibazo dusoluvinga, tugomba guhura nabyo. Batakubeshya, aba banyaburayi n'aba dufatiraho ingero Mm. bateye imbere kubera ibibazo. ariko yive nyihanganira ukomeza uza kuba umupolitisiye wari kubarizwa hehe? Kutubwo nyine hari abantu bitwa ngo ni aba extreme droite, aba extreme gauche, hari aba conservative, hari aba n'ibite ubona nka school of thought yawe yagwa hehe cyane? nari kuba nibereyemo aho hagati, ntabwo nkunda guheza inguni, Mm. ntabwo nkunda na politiki imana izanandinde kuyibamo, Mm. nyine kuyikora njye nikomeza mbikomentingaho gutya. Mm. ariko iyo nza kuba umunyapolitiki Mm. nashoboraga kwibona mu nteko, ariko nkaba ndi aho hagati. Mm. ubwo nahise mbyumva wese urebera kuri bya bindi abafaransa batuzaniye by'abagoshe n'ab'iburyo. buriya rero hari ikindi gice kigomba gusigara Mm. cyabo hagati, ariko iyo nkurikije uko unyanariza uri kumbara mu bakonserivateri nahise mbyumva, uretse ko n'ubundi ntabwo abakonserivateri ari babi cyane kimwe n'aba bandi. njyewe ndi umuntu belivinga muri population. igihugu kiba kigomba kugira abaturage, ibindi bikaba ibindi. ahubwo abo baturage ndi kuvuga anterime ya kantite, karite dufite abaturage bameze gute, ko mpagira impungenge. ndakubwiza ukuri, nimba umuyobozi ku rwego runini ashobora gutinyuka kujya imbere ya perezida w'igihugu agataka ko nta bakozi bahari, sibyo? minisitiri w'uburezi uba ufite mu nshingano akajya imbere za kamera y'itangazamakuru agatanga urugero, njya ntekereza nanasinziriye, nkumva kongera gusinzira biranga, akavuga ngo ari umuntu uza kukubwira ko yize kamera uvuye ku ishuri, n'uyu nguyu uri kuyikoresha utanga akazi wahitamo nde? abantu bose bakavuga ati n'uriya unyereka akazi kuyikoresha kurenza umbwira ko yize kuyikoresha, which is right, sibyo? kandi ubwo yamaze kumenya reality iri ku isoko ry'umurimo. hakaba ayo marira y'abantu benshi bakubwira bati abakozi ku isoko ry'umurimo ntabo. ejo nari ndi kumwe n'umwe mu bantu b'abanyamategeko bakaze hano, umwavoka, ariko arakaze ndamuzi ko akazi rwose atinyuka n'imanza zitoroshye. ariko ampa urugero, narabakurikiranaga by the way aho mwari muri. ampa urugero rw'ahantu bari gushaka umukozi, bashatse umukozi inshuro nk'ebyiri ku rwego rwa sekereteri, ni ikigo ntari buvuge hano, ariko umusekereteri wo muri icyo kigo amafaranga abahembwa injangwe ntiyayasimbuka, ariko ukamubura ku isoko. urabizi uriya mugabo anigisha muri kaminuza, akakubwira ati hari igihe ushaka no kurekomanda mu bintu nk'ibi, ukareba uti umuntu bandi imbere ndarekomanda nde, ukamubura, sibyo? ntabwo ari ikibazo yihariye, dufite ikibazo abantu tutakemeranyaho cy'ireme ry'uburezi. amashuri yabaye menshi, abata ishuri baragabanyutse, abajya kwiga ni benshi, ariko friend of barazana iki gishobora gufasha ku isoko ry'umurimo? ni cya kintu cya quality nakubwira. dukome urusyo, dukome n'ingasire Yves, baraza gutanga ireme ry'uburezi rimeze rite mu gihe umwarimu wenda afata nk'urugero njye nk'ishuri nizemo kwiga abana nka 25 muri primaire, ishuri ryiza cyane, wize les hirondelles, n'irindi ritari les hirondelles ariko ryihorere. ibihumbi abantu 25 baba benshi bakaba 30, bivuze ngo hari igihe umwarimu yabaga atuzi twese abasha no kutugeraho. none se ireme ry'uburezi Yves rizaza guturuka hehe? uri kubwira abantu babyare bari bujye mu ishuri ari abantu 100 bakicara ku ntebe ari abantu 4, utekereza ko amashuri ari ishuri rimwe rifite umwarimu uri kwigisha igice kimwe cy'ishuri abana 68 70, akaza kwigisha abandi ikigoroba abana 68 70, mu gihe twebwe twiga igitondo n'ikigoroba kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. kuri ubu ngubu umwana agera mu wa 4 yiga igitondo gusa cyangwa akiga ikigoroba cyonyine. mu minsi yatambutse hari n'abageraga mu wa 6 biga gutyo. abantu barabyara bangane gutyo, ni gute resources zihari zitari busaranganywa abantu benshi kubera ko abantu bari kwipakira ku isi uko bashatse?
nabo bari kwiyongera babyaye noho umbwira ko turi kwiyongera cyane ko mu myaka 2 twiyongereyeho hafi miliyoni. Nshaka kumenya ko abo ngabo babyaye biyongereye gutyo ntabwo nari narababwiye ko kubyara abana benshi ari byiza ku gihugu, sibyo? Hari ibibazo nyine biba bigomba gushakirwa ibisubizo. Amashuri ubwo turi no kuvuga ngo ni menshi, ariko naba menshi ntabwo azaba ahagije, hazaba hakiri ikibazo cy'uko abantu biga bishyuye. Dukeneye ko abantu biga, uburezi bukagera kuri bose, ariko noneho uburezi bukaba ubuntu. Aho se ho twari bwahagere. Hari ibintu biba bigomba kuba umusaraba leta iheka, ikabireba ngo abantu biragenda. Igituma wowe bifata nka burden ni uko nyine tugifite abaturage bari burden kuri leta, kubera hari umuco mubi leta yatangiranye kugira ko iri kugenda yikosora wo kutoza abaturage ko leta ari umubyeyi. Ibyo bintu arabyanga. Ninde mu bushuti wanjye tujya tuganira, madamu Ingabire Marie Immaculée. Nanjye ntabwo mbyemera, leta se ni umubyeyi wandi. Aravuga ati leta iri no mu bantu itanga ikuraho abantu inshingano zabo za kibyeyi. None se ubwo urafata umuntu wose, hari n'abantu bajya gutira abana kugira ngo bajye guhabwa imfashanyo. Kubyara n'ishema kuri iyi minsi. Leta rero ubona ko yatangiye kugenda ibikosora utwo tuntu. Iri kudukosora ite? Nk'ubu uyu munsi uza abantu bangahe bakubwira ngo uri mu cyiciro cya mbere ngo wemerewe ibi, ukabaho uzi ko hari ibintu wemerewe utagomba gushaka. Haga systeme ni ihe bazanye by'ibyiciro babikuyeho. Biriya ni ukumugaza abantu. Uzi gufata abantu ukamubwira ngo yive iyicarire, ibi byose leta izajya ibiguha. Leta yakabaye ikora bya bindi bavuga ngo umubyeyi muzima yubaka umwana ku bw'ahazaza, ntabwo yubakira umwana ahazaza, sibyo? Leta igashora muri iryo reme ry'uburezi. Umuntu ntusange ngo ari kwiga biochimie ahantu hataba laboratoire, ariga computer science bayishushanya ku kibaho, nta computer n'imwe iri aho kuri icyo kigo, sibyo? Ariga itangazamakuru akarinda asoza ataza Adobe, sibyo? Ataravugira no kuri mikoro, nta na mikoro ayitinya, ifata nk'ikintu gitagatifu. Ariga kuba umubyaza ariko akaba abona n'urukwavu kurubaga agatitira. Ubundi bigira ku dukwavu, tubeba tw'udupanya n'ibiki. Hari kuvuga ngo ko twabonye amashuri afite imfashanyigisho zihagije, abarimu bari kwigisha n'ibandi, sibyo? Ibyo bikatuvuna. Actually tuzaba dukeneye factors of production. Twareza abantu bafite uburezi, bafite n'ubumenyi bwatuma ku isoko bagira icyo bazana ku isoko. Ibyo nibyo leta iba yunguka. None se abo bafite ubumenyi n'ubwo burezi nibo bari kubyara cyane, ku buryo nibo bakeneye kuzana abantu bakwiriye gukomereza mu murongo nabo bari barimo, cyangwa biri kuba the other way around, biri gukorwa n'abatari muri icyo cyiciro nari mvuze ruguru? Ntabwo nzi ngo ababyaye cyane nabo mu bihe byiciro. Ubundi hari impamvu na mbere zagombaga gutuma abanyarwanda babyara cyane, leta itari ifite ikintu yabikoraho. Abanyarwanda batakaje abantu benshi muri jenoside yakorewe abatutsi, sibyo? Yego. Nyuma yayo rero imiryango yari yarabuze abantu kubwira umuntu ngo yibyara kandi akeneye kurema andi maboko no kureba ko ntabwo wasimbuza umuntu wagiye, ariko basi uvuga uti mfite abandi bantu. Abantu bagombaga kubyara mwa biriya bihe. Leta izana kampanye zo kuvuga ngo kubyara aba abantu bashoboye kurera. Ugasanga n'umuntu ufite ubushobozi bwo kurera abantu nawe ari kumva leta iri kumubwira muri abo. Njye niba aranyumvise neza ibyo nakubwiraga, nemera ko kubyara ari inyungu ku gihugu abantu benshi, ariko niba igihugu kitaragira ubushobozi bwo kubanza guha abantu iby'ibanze, umuntu nanaba imbobo yasoma. Ntabwo kurerera igihugu ni nk'ibi bya akademi z'umupira. Ushobora guselectinga abana 60 bose bafite impano y'umupira, ariko bose ntabwo bavamo abakinnyi bari prominent. Ni nako bimeze mu ishuri, wakigisha abantu neza ariko bose ntibavamo abantu bakaze. Ariko ugomba kwigisha abantu neza kwanza, noneho nunanirana abe yarize neza, sibyo? Njye nabibaraga rero mbere na mbere, kuko niba mbyuka rwa rugendo nari nkuzaniye ruri person.
bwana njye Imana izamfashe mbyara abantu benshi. ikintu kibabaza ni uko kuva warumva buri gihe mpora n'urugero ruhuye n'ibyo wavuze urwo ni urwa mbere nateguye Nirwo aho nakubwira. urusoreza ndagukubita urwa Noneho kabiri nakubwira ni nk'abantu batangiye kwishobora gututunga miliyari ukaba ufite abana babiri gusa cyangwa ufite miliyari enye ukaba ufite abana babiri gusa. aho ngaho waravuze uti umunsi uzifite isi yaba yakubonye. Yewe miliyari imwe abana 30, iya kabiri 30, iya gatatu 30, miliyari 3 abana 90, iya kane 30, abana 120, iya gatanu 30. waba babyarana ariko n'abantu 30 nawe uzi umugore yaba ari umuntu ubyara abana 30. Ese bo bana babyara ku muntu umwe waba uri mu bikirere kuko uri kunsetsa. Gahunda ni iyi, shaka kuzana ibintu bya polygamy. ntabwo yaba ari polygamy. Izi ni ihame ko mbabyarira mu Rwanda aho bibujijwe, ntajya aho byemewe. akubuyive urumva abo bana bawe 120 abatahukana mu Rwanda ahubwo abo bana 120 bawe baba bari muri kategori imwe mu mibereho n'abana 5 bayigira neza nawe ufite miliyoni 4 miliyari 4. ibyo ni bwa bwikunde oya si ukwikunda. iyo competition. abo bana bose wajya kubigisha iyo ni competition y'iki? Abo bana icyambere bakiga neza. hari amashuri njye mbona ibyo uri kuvuga ngo ireme ry'uburezi nabwo ndashaka twongere tubigaruka mu kanya tubyemere ko ireme ry'uburezi ritari ikibazo abo bana uranyemerera ko se muri miliyari zanjye 5 bakiga neza? ireme ry'uburezi ntabwo ari ikibazo ahantu hose turemeranya. hari aho riri, hari amashuri yigisha ibintu, izo laboratoire zihari, izo nkwavu bakazibaga, urumva icyongereza cyiza bakakivuga, abana bagasohoka ari brilliant, ari abantu bazi ikoranabuhanga, bazi ibintu byose. Barahari abo bana tubyemere ko bahari. Ayo mashuri arahari. Ayo mashuri yishyura ibihumbi 15 by'idolari, yishyura ibihumbi 10 by'idolari, yishyura ibihumbi bingahe guhera kuri primaire kuzamuka. ubwo njye nahita nubaka iryanjye. Wabasha kwishyurira abana 120 muri iryo shuri? Mwebwe mwakishyura muri ryanjye, abanyu bakishyura muri ryanjye, nabanza nkubaka iryanjye, abanza nkubaka iryanjye, noneho bakajya bigamo kwanza batanishyura, abana bakiga ku ishuri rya papa. Abanyu bakaza kwishyura, noneho nkahera yo gukuza business. Abambere bagraduatinze ntabwo baza gushwana n'abanyu bashaka akazi muri leta ngo barashaka kuba gitifu. Nta mwana wa miliyarderi Yves waza kwaka akazi ko kuba gitifu cyangwa vice mayor. Oya, usoza kwiga hari ufite miliyoni zawe 100 zo gukora, kandi ukaba ufite abantu kopera, kuko izo miliyari ntabwo nazivana mu mushahara, yaba ari mu gukora waba ukopera business ya so uko nawe agenda bikora. Nahita nkora Rothschild y'u Rwanda. Noneho ukareba nyuma y'imyaka 300 ntari ku isi cyaba cyarabaye, ukareba umuryango w'abakire n'abanararemye, ibyo bita ku breaking a chain. Aho ufite miliyari ngo ufite umwana umwe babiri, uvuze rigasi ni iyi, umwe yakubera ikibwo ukabura hone ukabusigaranye umwe gusa. Ariko ubu wagira abana, waba uri umukire ukagira abana 30, wenda mba ndi no gukabyamo kugira abantu baruhukemo. Wagira abana 30 ufite miliyari 10 bose bakabimbwa? Oya, ntabwo bishoboka. Kandi ubwo kubera na ya spirit nge nemera ko nge ndi umukire mfite miliyari 10, ndi mwarimu mwiza wa economy kurenza mwarimu wa economy muri kaminuza ukene. ibyo ahubwo ntekereza ko n'abantu bigisha entrepreneurship sinoze mbikubwira nti icyo kintu bakwiriye kukireba gahunda babakire bahasorinze. Apana bamwe bayatoraguye bayibye gusa, babakire batanga ingero zifatika. Apana bahereye kuri 0, niyo bitaba 0 ariko bahereye ku tuntu duke. Nihanganira gato nguye gastori kare mu n'amasegonda 40. Ejo bundi nibwo nagiye ahantu hamwe kugura amashuka, basanga umwana w'umusore witwa ngo ni Gakuru, reka muvuge wenda ntago ari bubimenye, ntabwo nibuvuge n'ahari, afite impanga ye yitwa Gatoya, aracuruza amashuka noneho meza n'amakuvurori n'imisego, ibintu byiza kuba kubona ari ahantu nyine hari aho ngaho gusa. Cyeda muganiriza nawe watse Gakuru bayehute rwose, ngewe ngira ikimina cy'ibihumbi 15 bya buri munsi. Ayo ngaho yateranyije ni 450, kandi ujya gutanga ikimina ibindi byose wabibaze, wariye wanyoye wagize gute wagiye, 15 kabibona, 15 kabibona. Atangira ikindi cya 25 buri minsi 4, kagera n'ikindi cya 50 buri cyumweru. Amafaranga narateranyije agera muri miliyoni 2 n'igice. Uwo muntu nta entrepreneurship yize. Ushaka kwigisha entrepreneurship wafata uwo muntu, kandi mbazanga amashuri yize nayahe.
amashuri yize yaranze, yavuyemo mu wa kabiri segonderi, atangira gushaka akazi ageze i Kigali muri 2016 niko yambwiye, kandi afite imyaka 27. Urumva yaje afite imyaka 19, arihiringa, ageze ku kigero kimuha amafaranga angana nk'umuntu ufite icyiciro cya gatatu cya kaminuza uri gukora muri beneri. N'urugero tubivuge ko ahembwa miliyoni 2, uwo nguwo anyujije amafaranga abona mu bimina bye, abona miliyoni 2,500,000 buri kwezi. Narayateranyije nkora imibare ntuje, nsanga aragera aho ngaho. uzi ikirenze kuri ayo mafaranga se ntayasorera, nta nubwo amushyira kuri stress ngo byuka ujye mu kazi, aryama arushye. Hari abantu bamenye ubwenge. Hari umujene muto cyane mu myaka, mu minsi yashize yagize dispute n'umuntu waguze ikibanza cya miliyoni 31. Yego, turaziranye nyine. Ndavuga kamo nanga kubeshya, wenda imodoka yo ufite agaciro kayo ndakabona, nanjye Imana yamfashije nayigura. Nyine imodoka kuri iki gihe ntabwo ari ikintu umuntu yakubwira ngo kirakaze, ya miliyoni zitarenga 8. Natwe kuri level zacu witekereje neza ukabyitaho wayigura niki. Ariko ikibanza cya miliyoni 31, sinkubeshya, abanyamakuru babifite muri Kigali ntabwo ari aba level yanjye, ni bake. Abamaze imyaka itari munsi, kandi nabwo babonye andi mafaranga anyuze mu bundi butari umunyamakuru. Imbuga nkoranyambaga zije, umunyamakuru yongeye kugira agaciro mu Rwanda. Tuvugisha ukuri cyane rwose, n'imishahara mu bitangazamakuru yarazamutse kubera nyine izo mbuga nkoranyambaga. Nimba uri mu gitangazamakuru ushoboye, barayaguha, niba batayaguha wigire mu mbuga nkoranyambaga. cyane rwose. Ndabireba ndavuga ntabwo ari benshi, ndamubaza tuvugisha ukuri utabeshya, aya mafaranga si wanyu bayaguhaye? Kumba umwana n'imfubyi nari ntangiye gushinyagura, tangiye gubita gukina ku mubyimba. Yego, turaganira gake gake, ambwira ibintu, hari ibintu nyine biba biteye ubwoba. Abantu tujye twubaha abantu bafite amafaranga. Yize ibintu bya computer science nazacuruza, agiye gukorera umuntu, akajya abona umuntu azanye computer ayikoreye umuntu, byarangira wa muntu aciye umukiriya kenze cyangwa veni ku bintu bikozwe n'uwo undi, yajya gutaha bakamuha 5, kandi ku munsi yakoze computer nk'esheshatu cyangwa 7. Abitekerezaho umutima uramurya, pakavuye hari kajya ahandi yexije agiye gukorera ko ari pourcentage 10% bya computer. Kumugenda ugira connection hano mumenyana, wajya hanze gake utwo yizigamye kuri buri computer, akavuga ati umunsi nzajya nizigama 10. Yamara kwizigama iminsi 30 agatumiza computer imwe $300,000. Sibyo? Amaze kugira computer 15 ashaka yo gukodesha agace gato kaho abandi bakorera, yiyita umucuruzi wa computer, ariko nazikora. Atangiye none kwigenga, ya 20% cyangwa 10% bamuha, agatangiye kuyafata ari 100% ya reparation ya computer, ariko nuza yishaka yimuha, nuko yikiriye. Abandi bari kwiga masters ntabwo birimo. Yari ikiriye, nasanze ari muri iyo dispute, namuga impaka za miliyoni 30 zijyamo tati, habo usuzi ngo ni cyambere ngoze. Ngewe ndacyari mu kubwira abantu ngo subscribe. Uri kumva, watch more, kireba ukigeze kure. Ntabwo ari ibyo abandi bajeni bari mutubona. Kubera iki? Kakantu kiremere navugaga ararifite, yize neza, ariko amenya n'ubundi bwenge ukuntu. Quality. Abajene nk'abo mbe namurebye nakubeshye nubwo tuziranye, numva ngizemo, ntabwo myabyita gashyari, ariko numva yari ameze nk'umushinjacyaha mu mutima wanjye, ameze nk'umushinjacyaha. Kubera iki? Abajene nk'abo ejo bundi azaba ari umumiliyarderi. Niyo nzira, kubera ya quality. Niyo kubwiye inzozi afite mu bihe biri imbere wikanga. Ariko utekereza ko se quality afite ari byo byakuye mu ishuri cyane? Yego, yabimbwishwe ambwa ati nibyo ku ishuri. Ati kubera kuko nkora computer ku ishuri nabyigishijwe n'umuntu bizi. Ati mu ishuri twari abantu nka 15 babizi neza pe, kandi muri bo abakomeje muri iyi domaine bose bameze neza. Hakazamo n'ubwo buhanga nyine n'impano. Yego, nase utekereza ko iryo shuri riza kuba ririmo abantu 100 bari kubona umwanya wo kubimwigisha neza gutyo? Umwarimu, niyo mpamvu nakubwiye ni nyine leta ifite igisubizo.
Mhm. ega y'amashuri nakubwiraga yigisha biochimie nta laboratwari ihari ni aya leta, Mm. sibyo? Ayo yigisha computer science nta computer zihari ni aya leta. ariko Yves tekereza ko abantu bose bajyana abana babo mu mashuri ya leta? Abatabajyana mu mashuri ya leta, Mm. ntabwo ikibazo dufite uyu munsi ari ukuvuga ngo kirava mu mashuri ya leta gusa. Mm. Uwo muntu uramujyana muri iyo shuri, umujyanyeyo ryari, Mhm. guherekeza inzozi ze bimeze bite? Nta nubwo ikibazo dufite ari ibyo twiga gusa, politiki y'imyigire y'imeze ite, Mm. sibyo? Uwo ndi kukubwira ntabwo yize ibintu byo kujya guhora asaba akazi, ni ibintu akavuyeho yakora. Reka nguryo ntidukeneye abaganga benshi. Mm. Uyu munsi abaganga batize farumasi aretse kuvura yakora iki kijyanye n'ibyo yize? Byamugora cyane, Hein? byamugora. Ariko uwo wize computer science yaba umukozi muri IT muri kampani runaka, Mm. yaza akajya repara computer, yanagira n'ubundi bumenyi innovating. Mm. Hari ibintu bitemera innovation. Njyewe banivugiraga nazanye urwo ryo nshaka kwivugira amativet. Mm. Ibi bintu bya general education twese bituma turimbwa bamwe kandi tubeshya abantu ngo twarize. Igihe kirageze ngo leta inabica intege, abantu bajye kwiga ubufundi, Mm. bajye kwiga gukoresha ubwenge bucurano, kandi leta ibishoremo amafaranga afatika. Mm. Tube dufite ababaji benshi b'abahanga, noneho wenda muvura dushobora kutazabona urwo rubaho mu mashyamba yacu, ariko n'igiciro cyo kurubaza gihenduke kuko twagize benshi bafite ubwo bumenyi. Gukora capati, Wivuze numa ndayishatse. abanyarwanda barya capati ni bangahe ku munsi? Ni bake. N'umugati, Ubugati benshi barawuhigira. ndi kuvuga ibijyanye n'ifarini. Kada Mm. benshi mu bantu batarabona ku mafaranga atagira uko beshya, Mm. ashobora no kwiririrwa iyo capati n'umugati n'udushyimbo mu rugo. Kubyirirwa birahari. Naringize ngo umuntu ufite ubuzima busanzwe akavuga ati buri mu gitondo turanywa icyayi n'umugati na capati, ariko na saa sita turya. Niba mu rugo iwawe Mm. buri gitondo ufata capati n'umugati, Mm. mu banyarwanda bafite ibibazo ntabwo urimo. Mm. Naringize ngo nibyo uri kuvuga. Hari abandi Aho ubundi umuntu ushobora oya nabo gusevingira sinabasize, kurya umugati. nabivuze nshaka kuvuga ko bifite isoko rinini, Mm. bifite isoko rinini. Umugati ufite isoko rinini, iyo capati ifite isoko rinini. Dufite abantu bangahe bazi kubikora? Mm. Dufite bangahe? Ni mbarwa. Ji dufite abantu bangahe bazi, sibyo? Mm. Dukeneye ubumenyi bumeze nka gutyo, Mm. buza gutuma umuntu aza hanze akamekinga amafaranga Mm. kandi bitamusabye igishoro kinini. Mm. Uza kwinovetinga irindazi akadukorera irindazi tutamenyereye. Mm. Utagira ngo umuntu ufite urugo, reka ng'urugero rw'umujene gusa, aho bizasaba leta ko itekereza ku kintu bita ubuziranenge. Mbona ikintu cyitwa ubuziranenge mu Rwanda turakabye. Ibiryo duteka mu Rwanda kangahe baza kugenzura ubuziranenge bwabyo? Ndavuga ibyacu mu rugo, Ni gakeya. sibyo duhora turya, hari ubigenzura. Ariko umuntu agiye gukora ji cyangwa urwagwa ruri ku rwego rw'ibyo biryo, ntabwo bamwemerera ko arugeza ku isoko. Ubuziranenge ni ikibazo. Mbona hari uburyo bakwiriye gukora ubuziranenge. Ariko aho ngaho ntekereza ko bifite explanation. None se ji komba kuba uri buyibike ikazamara igihe runaka, ikintu cyo utekeye aho ngaho mu rugo, kandi nanone urwagwa barubika igihe kingana iki? utetse ibiryo byo mu rugo niyo byaba bihumanyije, abari bubigwemo baba ari abantu bake. Ariko mfashe ji igira neza nkakora litiro 10,000, ji ihumanyije nkayishyira ku isoko, ntaba ndi gutagetinga abantu 10,000. Ariko uzi umuntu uza gukora Mm. litiro Mm. aha abantu 10,000 uzi ngo aba akiri umuntu usanzwe. Mm. N'ubundi ibyo bintu by'ubuziranenge za process zose yazubahiriza. Ariko ji barazitanga. Ikibazo nizo bapfunyika baba bari bukonsavinga igihe kirekire. Wabanje ukanyumva njyewe aho ndi kwiga. Kuko hari amaji yayandi tujya tubona mu mujyi bafata ubutunda. Njya mbibona nko muri Uganda no mu Rwanda birahari. Ukajya nko muri resitora bakagusukira ji mu kirahure bikoreye. Ntabwo ndabona inzego z'ubuziranenge ziza kurwanya iyo ngiyo. Iyo ji yo mu mujyi Cyarubare nayibona, iyo uri kumbwira mu mujyi. Cyarubare ushobora kubona umutobe. Nanone kutayibona impamvu itariyo ntabwo ntuha kwishyirayo. Ko umuntu ashyira ahantu business ajyanye n'aho ari gutagetinga abakiriya. Ushobora kwishyirayo ukazarinda uvayo nta n'umuntu urasomaho. Ntabwo
kubera uko guhenda. Ngiye igitekerezo cyanjye wankatinze short hari nashakaga kukigeza. yego Uko kuba dufite abana bifitiye ubwo bumenyi bwo kuba babikora kandi ku giciro gito. Nibasohoka will they be facilitated kubikora n'undi ku giciro gito kandi wabo batahavuye. yego Sibyo? yego Noneho cya kintu twita ubuziranenge hakaba hari uburyo buri decentralize bwo kukigenzura on a local level. Niba ari ji ishobora kumara iminsi 3 cyangwa 4 itarapfa, dufite umuntu uza kuyikora hariya utaragera ku rwego rwo gupfunyika ngo izabe conserve by'icyumweru, ukwezi, umwaka cyangwa 2. Ku rwego wa mwana wo mu murenge wa Gihundwe ni muri Rusizi, cyangwa se wa mwana wo muri w'Imwima na Mushirarungu, wize ibyo bintu bitazamupfira ubusa. Kugira ngo ubyumve mu buryo bw'amafaranga, umwana afite isoko ry'abantu 50 ku munsi ahaji mu cyaro kwa affordinga ko kaji twita ngo kumwimerere kuri 500. Hari abantu benshi bakafodinga. Umwana ufite abantu 50 ahaji ku munsi yaba ari mu bantu babayeho neza. Ngiye kuguhereza ingero abantu badukurikiye babizi baze kumbwira. Mucakire muri uru Rwanda mu cyaro ahantu hari veterineri wigenga w'umukene, muze ko hanshakira umwe w'umukene ushobotse, akaba atari wa muntu wipfiriye wishwe n'inzoga n'iki. Ngewe nitaye ku bajene bize ubu veterineri bakagenda leta ikabemerera kuba abaveterineri bigenga mu Rwanda. Nita ku ngero nk'iz'abantu 7 batandukanye abo nari nzi cyo gushakisha buri umwe amakuru ye, bose bari mu bantu bakaze mu byaro, bubatse, bafite inzirenze imwe wabishatse, bafite ibinyabiziga, bafite amatungo, bafite ya mibereho wavuga uti wow. Uzi impamvu leta yari izi neza ko waba veterineri bitwa ngo nabo umurenge n'iki adashobora guhaza abaturage bose. Icya kabiri, iyo monopoly yashoboraga gutuma batanatanga serivisi nziza kubera n'uwa leta nyine, wabishaka utabishaka ni ucaho. Leta uzi icyo yakoze, yahaye amahirwe abajene bifitiye ubumenyi bwo kuba ba veterineri baraho. Cya kintu twita cy'ubuziranenge leta yari irishowa ngo bafite ubumenyi, sibyo? Batangira n'ibyibanze byabo ku rwego ruto. yego Havuyemo abantu bakazi. Ndakubwiza ukuri, we numuhamagara vayo imbyariza inka 10 ryawe rifite ku ruhande, sibyo? Kandi arakubyariza inka avuye gutera intanga iyo kwa Mucambuzi, kandi ubwo arabavuye no kuvura ikibagarira iyo kwa kanaka. arakora na motivation, arabatandukanye n'abandi utegereje umushahara Nta mushahara uhoraho wa buri kwezi, sibyo? Uze kureba abantu bameze gute, ngiye kukubwira abandi. Uze kureba aba bantu b'instara amashanyarazi cyangwa bakora amazi, leta yemereye gukora mu buryo busa gutyo, ngo bahagaze bate? Ibyo bintu abantu babitekereje bakabireba hariya, impinduka byazanye muri abo bajene no muri aba bakora ibyo turya byakunda. Ahubwo banashaka bakamera nk'aho bari gufasha ababyize. Baba amateri baza gupondaponda irindazi atazi ngo ndashyiramo pakima y'inganite, ndavangamo ibingana gute, akaba ari bo leta ibwira iti ku buziranenge buri lokale mube muritsemo gato. Igira neza, urabizi ko irindazi rikwiriye kuba rifite ibi, urabizi yego, bagafasha abo bantu gupenetra. Nuko tuzagira abantu bafite amafaranga, sirikirasi ikaba nini, sibyo? Abasore bakaba banini kuko uwo ari bukure aratangira afite abakiriya 10 b'amandazi, ejo babe 20, ejo babe 30, ejo babe 100. Ubwo ndavuga bari daily. Abantu batangire bige n'uburyo bwo gusupplyinga. Ani Kigali abantu turi kubura umwanya cyane wo kujya guhaha kubera hari abajene bize ubwenge bwo kuduhahira, sibyo? Bazita online shops. Ibyo byo kuduhahira bizarenga bigere no kuri za breakfast dukenera, y'amandazi cyangwa iyo migati n'amacapati. Baba jene bihangiye utwo turimo, ubwo nari nabijyanye mu cyaro tunabigarura aho mu mujyi niho ibintu bihera.
ajya aba ari ahazwi muri karitsiye runaka kuko bamworohereje cya kintu cy'ubuziranenge, ako gapanu ke, uburyo bwo kubibika budakaze, atangira ajya dusapurayinga mu rugo. ahubwo njye kuko nkora akazi k'ukwezi, mwishyure ku kwezi niba ari ibishoboka. uhora aba yihangiye umurimo, nabona abantu 20 cyangwa 40 ashobora gusapurayinga buri gitondo, ni amafaranga n'abandi. ariko turafite amashuri y'abigisha gutyo, baravanayo iki ku ruhe rwego? ariko Yves, utekereza hari iyihe mpamvu umubyeyi ashobora gufata umwana we yabyaye akunze ashaka atera imbere akamujyana mu ishuri ashobora guhuriramo n'abana 80, ishuri ridafite laboratwari, ishuri ridafite aciye ku ishuri ririmo abana 20, 30, 40? bishobora kuba impamvu ya mikoro. iryo shuri abana biga ari 20 cyangwa 30 rirahenze kurenza aho biga ari 80. bishobora no kuba kutamenya, nawe ntafite amakuru, ntazi itandukaniro ry'ayo mashuri, icyo azi ni ku ishuri ari kwibarira ni riva rihendutse. bishobora no gutera icyizere amashuri, aho namujyana hose ubundi bimaze iki, navayo akazi azakabona. ababyeyi benshi bafite umujinya wo kuvuga ngo abana babuze akazi, ariko ntibazi ko abana babo nta bumenyi bavanye ku ishuri bubemerera kubona. ubwo usubirijemo n'ikibazo cyane cya kabiri. none se ukaba wumva ko uwo mubyeyi expectinga ko destiny z'abo bana ari zimwe? umwana uri kwiga ahantu biga mu gifaransa no mu cyongereza, ahandi bariga ibintu byose mu kinyarwanda, kandi bariga igitondo gusa, abandi bakiga ikigoroba kugeza bageze mu mwaka wa 4, bakumva ko abo bana bazaba bari bameze kimwe? yego. dufite abantu benshi bakomeye bize muri ayo mashuri y'abantu bicara ari 70 cyangwa 80, kandi baza kuvamo abantu bakomeye. birakunda kuko ntabwo aba ari ihame ko umwana azahora muri ibyo. nta nubwo amashuri ya leta yose ari mabi, ariko urumva nubwo babigezeho batangira, niwe tujye dukunda guhuza imvugo iyo tuganira, batangiye ubuzima bari handicap, bikagorana cyane, kuko burya umuntu burya arota ibintu abona, utekereza ibintu uzi, ntabwo inzozi zawe ngemera zijya ko muri uwo murongo. umuntu arota ibintu abona gusa. ushize naguhaye urugero rw'abana 2 bavukana bari bafite ise w'umusinzi. mu gukura umwe ahinduka umusinzi ruharwa, bavuga ati uku mumbona mbikomora kuri papa, yamukoreye mu ngata kugenda. undi ntiyigeze asoma ku nzoga na rimwe, ati sinshaka kuba nka data. umwe wahisemo kutanywa ku nzoga na rimwe kuko adashaka kuba nka se, aragenda aba umuntu w'umugabo biramuhama. umwe wumvisha afite excuse yo kuba umusinzi kuko na se yari umusinzi, abimbwa mpuzamahanga. hari abantu bicaye munsi y'ibiti bahavana motivation zirenze munsi y'ibyo biti, kuko bari bazi neza ayo makuru yuko hari abandi baticara munsi y'ibiti. sibyo? motivation umuntu wenyine aba determine akaba yagira hagera. ariko ikivuga ngo ndacyemera, izo nzira ntabwo zikwiriye kuba pasono buri gihe. ibihe bikomeye byo birema abantu bakomeye, ibyo ndabizi, ariko ujye kuri pourcentage mu bushakashatsi no busanzwe, ntabwo wakoresha abantu sample yabaye abantu 2, byo bizafata nk'abantu nka 50, sibyo? cyangwa abantu 100 n'urugero, kugira ngo bijye ku 100 neza. utekereza ute mu bana bafite ababyeyi banywa gutyo? urumva, ugafata ababyeyi 100 banywa kuri icyo kigero, bafite abana 2, ushyize kuri pourcentage, ni bangahe baba basinzi rwimbi? ni bangahe bavuga bati sinzaba umusinzi nka data? utekereza kuri pourcentage byangana bite? ntabwo ibyo bintu bishobora guhura. bigirane n'ubu uyu munsi mu bo dufite bapfuye rubi harimo abafite ababyeyi batari abasinzi cyane rwose, kubera bya bibazo bindi bihari. sibyo? icyo nashakaga kuvuga, umuntu yava no muri izo nzira akavamo ukomeye, ariko icyo kirahari, ariko nta buryo haremwa inzira zidakomerera abantu cyane gutyo. ni hamwe nakubwaga, ni leta ifite uwo mukoro wo kurema amashuri afite ibyo bikoresho, cyane rwose, kurema abo barimu bigisha abantu ku rwego ejo nyine nidutunga n'abantu. bimwe bajya bavuga ngo hari abapfu bize, hazajya bari umuntu. hari ibitaro bimwe byajyaga bivugwamo inkuru, ntazi nimba ariyo cyangwa atari yo, ko hari umuganga umwe bari bafite wifitiye ihungabana, ariko babona nk'umubyeyi kubyaza abandi bananiwe, uwo muganga bakajya kumuzana kandi yisingiye. sibyo? we yapfuye ahagaze, ariko ubumenyi bwarabafite, ariko araha abandi ubuzima.
dukeneye gutunga iyo sosiyete. mm. Umuntu nanapfa ahagaze Babyita kwirenga. Umuntu abe ari umuntu ufite ibintu bikomeye afite. hari ibintu twaganiriye Sosiyete y'abamenyi kandi y'ubumenyi buri productive. Yves, hari ibintu twaganiriye bijyanye hanini, nicyo kintu njyewe ndi gusa nkaho ashaka kukubaza kugira ngo dusobanurire neza, bijyanye tunasoza, bijyanye hanini n'inshingano leta ikwiriye kugira ku muntu, n'inshingano umuntu akwiriye kugira kuri we, mu myanzuro dufata. Njyewe Yves, njyewe Giraneza, njyewe Peter, ni iki ngomba gukora ku bijyanye no kugena ahanjye leta ikamfashamo muri gahunda. Leta yego niyubaka amashuri yuzuye afite ibikoresho byose byuzuye, hanyuma se abaturage bo inshingano zabo ziraza kuba izihe? Ni ukubyara abana 15 kuko leta ifite amashuri yuzuye, cyangwa ni ukumenya ko wowe nawe ufite inshingano zo kumenya uburere n'uburezi bw'umwana wawe, wamenya ko utabishoboye ukamujyana nyine muri ayo ngayo ya leta? Ese ukeka ko ibi bihugu bikomeye byo bidatunga ayo mashuri ari privé? Birayatunga. Ariko se kuki ubumenyi kwiga babigira ubuntu? Mu Budage kwiga barishyura? Ntabwo bishyura, ariko ushaka kwiga ibirenze arishyura. Banza none turimo uwo muntu ubwabyo utaba badeni kuri leta. Ariko hari amashuri y'ubuntu mu Rwanda, si byo? Ishuri ry'ubuntu riziye no mu Budage haba hari udufaranga duke duke tugenda. Ishuri ry'ubuntu riziye, ariko aya mashuri ya RNIAS ni ubuntu. Si ubuntu bwo kuvuga ngo ni ubuntu ku mafaranga, ariko urebye umwana kurya ku kwezi akishyura amafaranga mu kugembwa akishyura amafaranga 900, asabwa amafaranga yo kugura iniforume gusa, iryo shuri riba ari ubuntu. ubwo uzi ko njye ubikubwira nayizemo. Njyewe nize umwaka wa 3 w'amashuri yanjye yisumbuye, ko njye narasibiye mu wa 3, nawize muri Nayini, ni naho natsindiye troncome. Yigaga muri école de référence, ku mpamvu ntakubwira ndatsinda, si byo? Sinzwe ngiye kwiga superieur ahantu muri privé, ndeba abantu turi kwigana ndavuga ni kambayeho, none nagiye kera ko nari mfite n'umushinga wagombaga kundihira. Shawaya ndataha mbwira mama nturabizi ngiye gusibira, hano naba ngiye gupfa rubi, kaba kambayeho. Ati nta mafaranga nguha. Nambwira nta kibazo, duke gutye nyine ni story ndende. Ujya mu ishuri rya leta. Ndashaka kukumenyesha ko izo 12 na Nayini uvuga nge nahizemo mwaka umwe. Uwo mwaka urangora cyane, ndi kwiga système anglophone, narize mu Gifaransa ubuzima bwanjye bwose, ariko stine ndatsinda, ndi no wa mbere yewe muri icyo kigo. Ibyo kumbwira ngo nubona ikitwa nanjye naje nzikarubu. Warishyuye se? Wishyuye amafaranga y'iki? Tubwira nyine. Ari izo uniforme narazishyuye. Uniforme nyine waraziguze? Kujya narabyishyuye, ari 2020 na binga bindi twatanga byari cyo. Ubu ngubu birenga 10,000 ingahe. Noneho birebere ku buzima bw'abanyarwanda ngo waguze wishyuye amafaranga y'ibiryo. Amafaranga y'ibiryo ntabwo ari amafaranga y'ishuri, ni amafaranga y'ibiryo. Ayo ngayo namwe. Uwo muntu uri kwishyurira ibiryo ku ishuri nagera mu rugo ntabwo aza kurya. Ngewe abahatariye bimeze nka bya bintu hari imvugo mba numva zakabaye zibiza abayobozi n'abanyapolitiki ukabitwara gutyo. None niba umuntu mu mufuka we hari buvemo hafi 40,000 azatanga ku ishuri mu gihembwe, 40,000 ko uzi ubuzima bw'abanyarwanda tuba mu 30 cyangwa 40, umunyarwanda ufite abana 3 biga azatanga amafaranga angahe mu gihembwe? Igihembwe cy'amezi 3, ikamu y'abanyarwanda 120. Ariko ibyo rero we wita ubuntu. Hanyuma se bwo wagiye muri privé noneho waba wishyura ngahe? Ibyo nyine nashaka kukwereka ngo si ubuntu, hari ikiguzi. Ibyo bya mbere ho byari bigoye, ariko ubu ngubu hari impinduka zajemo, hari amafaranga atagomba kurenga. Ubu ngubu ni 17,000 niba ndibuka neza, kandi nabwo nayo kurya, amafaranga yo kurya, ntabwo ari amafaranga yo kugira. Wowe uzegera umubyeyi umubaze ngo ku gihembwe amafaranga kuvamo nangahe. Ntaho bitandukanye na bya bindi kera hari ibyabagaho bimeze nimba ari umusoro ku muntu kuba uriho ukabisorera, nimba byari 40, nimba ari 400 simbyibuka, uwo musoro uvaho. Ariko ugiye nko kubaza leta yakubwira ko kuba yaravanye yahombye, ayo mafaranga batangaga ko nta handi iyabona, kandi umusoro twarabonye ko arenzo bo bashakaga. Sibyo? Hari ibintu nyine uwo nshobora kuba ntawishyura witwa uko ndiho, aho usanga muri TV, aho usanga ahandi hari ibintu bakawukura nga bakawushyira ahandi, kubyita ngo ni ubuntu gutyo, ntabwo njye mbyemera. Rega ibyo uri kuvuga, ayo mashuri uri gushimagiza mu Budage
nawe ugira ngo se baragenda bakiga gusa nta tundi tuntu duke batanga, tuba duhari ni ukuri. Noneho tureke n'amashuri no kwivuza ni ubuntu, even ibi byo kuvuga ngo kwivuza mu Bwongereza, hari umushuti wanjye uba mu Bwongereza rwose arambwira ati n'impamvu bari kuza kuharwanira, iyo wageze hano ibintu byose urabibona ku buntu nta kibazo ugira, nyine hari system ihari ibiguha, ariko haba hari amafaranga ariko utanga. ntibyatangiye ari ubuntu, hari ibyakozwe kugira ngo ibyo N'ubu ntabwo ari ubuntu, hari amafaranga agenda ariko atandukanye nk'uko wabona iyo serivisi nk'iyo ngiyo ugiye Ava he? ahandi, ava mu baturage bandi. Abo ngabo barayatanga, iyo ugiye nyine aho ngaho kuri ayo mashuri hari amafaranga utanga runaka, ntabwo yitwa amafaranga y'ishuri. Oya, niyo munyarwanda twivuganiye yambwiye ko umwana we yiga ku buntu. Naho namenye ibyo byo mu Budage, n'impamvu ariyo natanze urugero. Yamekinze shuwa kamubyarirayo kwanza, kubera iyo mpamvu yo kwiga n'ubuntu. None uzi ikindi se, usoza kaminuza hari amafaranga leta yaguteganyirije agana gutyo. Cyatumye ntanga urwo rugero abantu batagira ngo ni nko gushyira poresha hano. Ni ukuvuga ngo hari ibintu biharanirwa nyine bikagerwaho, duhere ku bishoboka, birimo kubanza kubaka ubwo burezi icyo nicyo gihari cya mbere, bufite imbaraga bwiza, sibyo cyane. none tugira abanyabwenge benshi tuzagira production, ibyo birahari, ntabwo abantu bazabura abakozi. Ibyo nitumara kugira production ikaba nini, igihugu kizunguka menshi. Igihugu nicyunguka menshi kitangire kigira ibyo gisonera abantu. Ive nyemerera dusoze, ariko ntabwo dusoza ntakubajije kuri minisitiri w'ubuzima. Twamubonye muri siporo rwose ari kubwira abantu, abagabo bagaterera hejuru bagakoma amashyi, akavuga ati rwose ubu ngubu hari tekinoloji iri kuvumburwa mu mivurire, mu minsi iza agashinge karaba gahagije kuba umuntu yakitera mu mezi 6 akaba atakandura virusi itera sida. Noneho bihuye n'ibyo twaganiraga, ntibishobora kurangira ya mibare ivuye kuri miliyoni 14, noneho tukabona miliyoni 114 mu minsi mike. Ariko nshyizemo na hyperbole aho ngaho. Ni igisubizo ariko gihetse ibindi bibazo. Ako gashinge bijyanye n'ikiguzi kazaba kagura, sintekereza ko ari ubuntu, kazagabanya abanduza abantu. Umuntu runaka wikundira umupuri nka kumwe Brian na mushiti we bawise, ashobora kuzagenda mu nyungu z'uko ashaka kurinda amagara ye, akagure bakamutera. Hazaba hari amahirwe menshi ko nta muntu azanduza. We ntazandura aririnze, ariko yashoboraga kwandura akajya kwanduza abantu. Dore uburyo ibyago bituzengurutse hano. Sheri wayigira neza afite undi musheri utarigira neza. Nyine abakobwa benshi uzabona, bamwe mu bakobwa ndike kuvuga benshi, afite agahungu k'umugirigiri mugani wa mukobwa bakundana. Haka afite n'ikindi kigabo gikuru cyangwa se kigisaza kigisponsa kimwitaho, sibyo? Uwo mukobwa yavuye kuryamana na cya kigabo, araza akaryamana na yigira neza, ariko nayigira neza wa mukobwa umukunda siwe mahitamo ye ya mbere, afite undakunda nawe ufite undakunda. None hari n'igihe hari uzasomeye abantu bita ba polyamorous, hari abantu none bo bitungira urukundo rwo gukunda abantu benshi, aryoherwa akizihirwa agirana ibihe byiza n'abantu benshi, sibyo? Tutabaza ibyo bya addiction. Umuntu hari ibyago byinshi by'uko wa muntu umwe ashobora kwita yanduza abo bantu bose kubera uburyo abo bantu bazengurukana. Ni ukuvuga ngo habaye nk'ibarura hano i Kigali, nko ku basore b'abasambanyi batuye muri karitsiye imwe, ushobora nko gusanga hari nk'umukobwa umwe mwahuriyeho wowe na Mucambuzi n'undi. None baza uwo mukobwa nawe nimba afite abandi bantu agiraho gutyo bandi, wibaze umwe muri mwe yaranduye ashobora kwanduza abantu benshi. Amahirwe azasigara nayaherera. Urwo rushinge niruza ruri affordable, abantu bakarwafodinga ari benshi, bizagabanya guhererekanya sida, sibyo? Ariko ntabwo ruzaza ruhagarika izindi ndwara zo mu mibonano mpuzabitsina, nta nubwo ruzaza ruhagarika inda zitateguwe. Kandi ndakumenyesha ko abagabo benshi, ndavuga nkurikije abo naganiriye nabo, ntabwo ari ubushakashatsi, ibyo ugiye kuvuga ibisasira niko kuri. Abagabo benshi batinya sida kurenza inda, sibyo? Mu gihe bamwe muri bashiki bacu batinya inda kurenza sida, aho kukubaza agakingirizo akubaza pilule du lendemain, sibyo? Ibyago bizava he rero? Iyo sida bayandura bashobora kuza kugabanyuka kubera ko gashinge. Nundi hari gahunda yuko muri 2030 ubwandu bushya buzaba ari 0,
ariko abana baza kuvukamo batateganyijwe bikaza kuba ari ibibazo. Nababwiye ngo njyewe mbirivinga muri sosiyete zifite abantu benshi, ariko ntabwo abantu bagomba kubyara nk'inzoka n'ibyara ikahita yigendera. Babyare accordingly. Abafite amafaranga mwebwe mba mbashyira ku gitutu mubyare mukagira imana. Byonyine umwana wavutse mu bakire ni na motivation. Uzanshakira abana bo mu bakire babaye imbwa ni bake, sibyo? Ubwabyo birakumotiva kuvuka uzi ko iso yari afite etaje, yari afite miliyari n'amakonegisiyo yari afite, birakumotiva niyo yaba atagihari. Ariko abandi muze kwitondera ako gashinge, kandi abantu mutaza kwibeshya ngo kamaze kuza, umuntu ajya kubeshya ngo yaragafashe, umuntu azajya kubeshya ati nafashe ka gashinge. Uriba gwa certificate ko gafite, jya batanga certificate cyangwa baduha icyapa cyuko umuntu yafasha ako gashinge. ahubwo icyo ntazi, umuntu urwaye agafashe ntabwo bimureba. Ariko uretse ko n'abantu barwaye hari uburyo bwiza bashobora gufasha abandi bantu kutandura. Noto nuri agakingirizo kari advised kurenza ibindi urwaye, sibyo? Ariko buri abantu barwaye bakanywa imiti neza, bakubaha amabwiriza ya muganga, imiti akayifatira ku gihe, ntasibe, nawe ibyago byo kwanduza abandi biragabanyuka cyane. Virusi iba nke mu maraso kugeza hafi ya ishizemo, kugeza aho ishobora no kutagaragara. bashobora kugupima bagasanga nta icyo gihe ubanza aribyo bita nimba ari taux de viralité, sinzi uko babyita, urwego rwo kuba yakanduza rukaba ruto. Urumva rero abantu ubwo bukangurambaga nabwo ubundi baravuga ngo itari detectable ntishobora kuba transmissible. Microscope zitayibona ntabwo wayitransmitting, ahubwo benshi bajya barekera gufata imiti. Nyine abapasitori baza bagasengera umuntu ngo yakize, kuko yajya kwisuzumisha bagasanga ntayiri mu maraso, agatarekera imiti, kumbe HIV irihisha kaza nyuma none igaza igahita ishengura umuntu. Ni byinshi byo kuganira. Mfite uyu munsi nafite nk'ibintu nka byo kuganira. Nk'ubu ngubu mpoze mbona Paul Biya noneho akabigaseka nk'akeza, ngari gushaka ikiringo cya 8 kuva muri 82 ashaka kongera kwiyamamaza, afite imyaka 92. Paul Biya muri Cameroon niwe perezida umaze wa kabiri. Wa mbere ni Theodore Obiang. Theodore Obiang, gusa Paul Biya mu myaka aruta Theodore Obiang. Paul Biya afite imyaka 92 ishyira 93. Theodore aracyari muri 80, amurusha imyaka 9. Ntekereza ko ari compliment kuba ufite imyaka 92 ugifite umutwe ukiri sane, wumva wabasha no kuyobora igihugu. Awufite biriya ni ibibazo Afurika ifite. Umuntu w'imyaka 92 arajya kuyobora igihugu agiha iki? Arashaka indi manda, arashaka kuva ku butegetsi afite 100, asaba atanga iki se? Ni ibibazo. Nta kintu na kito azaniye abanyakameroni. Kandi nzembwira abavandimwe dukora navuga nti yabaga Imana yafashaga Kameroni bakamuhirika, ariko bitari buteze ibibazo n'imvururu mu gihugu. Umuntu w'imyaka 100 nta kintu n'ubundi birira ikirika, ariko bizagenda ahora arwaye, afite ibibazo. Ejo bundi byonyine bari kumubika, haba ari ibihuha bizenguruka ku buzima bwe. Bafite amatora ngira ngo azaba mu kwa 10 ku itariki 4. Umuntu ngarashaka indi mana. Umuntu ariho kuva muri 33 njye mbere nibwo yavutse. Njyewe navutse amaze imyaka irenga 10 ku butegetsi, n'uyu munsi aracyashaka kuyobora. Kandi uvuga ko avuye mu rubyiruko. Ni indwara mbi. Ndafuyemo, ndashaje. Bikunze neza mu myaka 15 iri imbere ntazaba nuzukuruje. Nagasana bigufashamo. Urumva azabifashemo abandi. Yesu uzi ngo kuzukuruza biri mu nyungu zanjye. Nyungu zanjye no kubyara. Kuzukuruza biri mu nyungu z'aba babyaye. Ariko nabyo ni ligasi. Mbaye narabaye umuntu w'umugabo cyane, ubusize ligasi nziza abana uzamotiva ama generation. Ariko ndamutse ngiye ukomeze nta nyungu mfite mu gusiga nuzukuruje. Nta nkuru nzima busize imisozi. Naba nsize ikisi gutyo kungiye. Nta mpamvu yo gusiga nuzukuruje. Nyine ntacyo bimpombya, ariko nta nicyo binyungura cyane. Ntacyo bikurengereje. Reka ngushimire cyane. Mwakoze cyane. Urakoze n'impama.